Nitwa Nzabonimpa Siridiyo, mvuka mu karere ka Gakenke, umurenge wa Gakenke. Naje kurwara indwara imfata nkiri umwana niga ishuri mu wa kane. Iyo ndwara ababyeyi barayimvuje yanga gukira. Ubwo nyirwaye ntago yatumye ntakura, narakuze ariko indwara ntiyakira. Ababyeyi bashyiraho ubwabo ubushobozi bwo kumvuza, indwara yanga gukira. Yanze gukira, ubwo narakomeje nkajya nivuza aho nanjye maje kugira ubwigenge n'ubushobozi ntakiri uwo gucungwa n'ababyeyi. Iyo ndwara ndayivuza yanga gukira. Iyo ndwara yari igisebe cyari ku kuguru. Icyo gisebe nticyandyaga uretse kuba yari inenge ku kuguru no kuba cyarakuraga kikaba kinini aho kugira ngo gikire. Iyo ndwara narayivuje kuva muri 96. Iyo ndwara ntiyakira. Iyo ndwara muri 2008 nibwo naje kwandikirwa randevu yo kunca ukuguru, nyandikirwa na dogiteri w'ibitaro bikuru bya Nemba, ubwo ni mu karere ka Gakenke. Amaje kubinyandikira sinabyakira neza, musaba ko yanyohereza ku mavuriro yandi nkagerageza amahirwe yanjye. Noneho yaje kumbaza ivuriro yanyoherezaho, mubwira ko yakagombye kunyohereza CHK. Ubwo yampaye transferi yo kujya kwivuza CHK. Ngeze CHK, muganga aranyakira nawe ankorera ibizamine, nawe ansubiza ko ukuguru kwanjye amagufa arimo yangiritse akaba yaramunzwe, ko nta kindi yakora uretse gukurikiza ibyo muganga w'Inemba yanditse. Nabwo sinabyishimira, mubwira ko yabaretse nkajya kugerageza mu miti ya kinyarwanda y'ibyatsi cyangwa se mu bundi bushobozi aho nazabona nyuma y'ikino gihe. Ubwo naratashye, ngeze mu rugo nje mu bavuzi ba kinyarwanda bavuza imiti y'ibyatsi. Ubwo imiti y'ibyatsi ndayikoresha iranga. Ngeze ubwo najya mu bapfumu baraguza amahembe, ngira ngo na mashitani yamfashe cyangwa amahembe cyangwa amadayimoni, nabo bakajya bambwira, bamwe bambeshya ko baramvura, bakampa imiti yabo bikanga, nkava hamwe nkajya ahandi. Undi nawe ngiyeho agashyiraho ubwe buhanga, nawe akananirwa, kugeza ubwo naje kumenya ivuriro ry'abarangi. Ivuriro ry'abarangi naryo narigezemo, rinyemerera ko rizamvura. Ngerageza amahirwe yo kuryivuzamo, ryo ryaramvuye, rimvura icyo gisebe cyari ku kuguru kirakira. Iryo vuriro ry'abarangi kugeza uyu munsi niryo ryamvuye. Murabona rero akaguru karakize nkavuwe n'abarangi. Ubu mu kaguru nta kibazo kibamo, ari ukubyina nabyina, ari ugutwara igare ndatwara, mbese no guhinga ndahinga. Mu kaguru nta kindi kintu nyumvamo. Ibyari birimo byose nabivuwe n'abarangi. Abarangi nibo bamvuye rwose, andi mavuriro yose yari yarananiwe. Akaguru bagomba kugaca, bakagaca muri 2018. Ubwo kuva 2018 nibwo navuye n'abarangi. Akaguru ngaka murakabona karahari, nta n'ikibazo kagifite. Ubwo rero ndashima abarangi ko bamvuye rwose, bakankiza indwara yari yarananiye amavuriro. Nkanakangurira abandi bantu bafite indwara zikomeye nk'iyo nari mfite ko bagana abarangi bakabavura, ko abarangi bavura rwose.
ubwo n'abandi bantu narinzi nabo narabazanye mu barangi barabavura. Abarangi rero rwose mwarakoze, ndabashimira, mwarakoze cyane, nimwe mwampaye kuba nkigenda kuri iyi si. Ndabashimira rwose cyane, imiti yanyu izakomeza ivure n'abandi basigaye bameze nkanjye. Murakoze. Inshuti bavandimwe mukurikiye Ijwi ry'Abarangi TV, ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Rero twababwiye ko tugiye kujya tubagezaho ubuvuzi bw'abarangi. Ubuvuzi twagize amahirwe yo kugira ngo Imana iduhe umugisha wo kugira ngo ubuvuzi buze mu Rwanda. Twababwiye ko tuzajya tubabwira indwara nyinshi umurangi avura. Umurangi avura indwara zananiranye. Wenda mwakwibaza mutese avura indwara zananiranye gutya gute? Twabonye dukunze kubona abarwayi benshi baza bagana abarangi bafite uburwayi bwananiranye mu mavuriro ya kizungu, ndetse baragiye no mu mavuriro ya kinyarwanda asanzwe. Wenda nagaruka ku ivuriro byinshi bivugwa, umuntu aravuga ndetse n'igihe ashobora no kuvuga n'ibintu atanazi ari byo yumvise gusa, kuko abanyarwandakazi harimo abantu bakubwira ngo mu barangi hari inzoka, ngo kugira ngo ujyeyo ngo inzoka ngo iragusoma, ibintu byinshi bivuga ngo habamo amakabya nkuru, habamo kubeshya, habamo byinshi bivuga ngo. Rero niyo mpamvu twashyize ubuvuzi bw'abarangi ku mugaragaro. Ngiye babwira nitwa Kajongi Jean Bosco, mpagarariye abarangi mu Rwanda. Bivuga ngo rero umuntu ufite ikibazo agane abarangi aho bari, natwe tugane. Dutuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari Nyagatovu, umudugudu Ijabiro. Telefone zanjye ni 0788 52 54 18. Indi telefone izo zikunaniye wakwitabaza ni 0783 82 72 47 37. Rwose umuntu ufite ikibazo atubaze. Umuntu ufite uburwayi budasobanutse aze tumusuzume, kandi byaba byiza abanje kunyura mu mavuriro ya kizungu bafite ibyuma, uretse ko umurangi nawe afite ibyuma byihariye bifite ikoranabuhanga rye, kuko niba ashobora kureba uburwayi bavuga ngo akaguru bazagaca, wakavuga ati ndakavura kandi akaguru kagumeho, murumva ko ari amahirwe akomeye cyane. Rero nshuti bavandimwe, nasaba ndetse abakurikira Ijwi ry'Abarangi TV, ndetse ntaretse n'abaganga ba kizungu. Abaganga ba kizungu bafite ubuhanga rwose Imana yabahaye, turabemera turanabakunda, ariko no kuvuga Satani niyo ifite imigambi yayo yihariye, kuvuga igenda ikantigaragaze bwa burwayi. Rero umurangi afite imbaraga zo kugamburiza ya migambi, impuhwe n'imbabazi Imana yatugiriye, kandi Imana iradukunda, Imana ikunda u Rwanda. Tujya tuvuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Rero ngira ngo ntabwo ihatahira ubusa, ahubwo batuzaniye ibyiza. Rero nshuti bavandimwe, twifuza yuko mwakurikirana ibiganiro byacu, kandi afite ibibazo bakabaza, afite uburwayi mukatugana. Ntabo twebwe twakira umuntu uje yarwaye malariya, yarwaye igituntu, yarwaye inzoka. Banza ujye kwa muganga wa kizungu abanza gupime, nubona hariho uburwayi
ibyo bita negative uzatugane rwose, ariko ufite cya gipapuro kivuga ngo basanzemo negative ziriho izo ndwara, muzaze tubasuzume kandi muzavurwa. Nta nubwo muzaza hano i Kigali gusa, nababwiye yuko mu ntara, mu turere, mu mirenge myinshi, mu tugari twinshi, mu midugudu myinshi ubuvuzi bw'abarangi buriyo. Ubu turashaka kugira ngo tumenyekanishe n'ahantu ibyicaro by'abarangi aho bavurira, tubahe umuntu w'iburasirazuba tumubwire aho yakwivuriza, uw'iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, hose ntabwo ari ngombwa ngo mufate inzira muze hano i Kigali, kuko abarangi bavurira mu Rwanda hose. Murakoze rero inshuti bavandimwe, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, kandi dukeneye inkunga y'ibitekerezo kugira ngo tugende neza, tugendere ku mategeko, tugendere ku ibyo abayobozi bacu batuyoboraho, kuko batwifuriza icyiza, batubungabunga ubugara bwacu, babungabunga ubuzima bwacu, babungabunga amahoro yacu. Ni ukuvuga rero nta kintu twakora tudahawe inkunga namwe, ngo dufatanye kugira ngo twubake u Rwanda rwacu, u Rwanda rwacu rube urw'amata n'ubuki. Murakoze kudukurikira. Mwavuganaga na Kajongi Jean Bosco uhagarariye abarangi mu Rwanda. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe.